Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 24. Ahera cyane. Ingingo ivuga iby'ubuturo niyo yabaye urufunguzo rw'ubwiru bw'akababaro gakomeye bagize kubwo kubura icyo bari bategereje, ari cyo kugaruka k'Umukiza mu mwaka w'1844. Ubwenge buboneka muri iyo ngingo bwagaragaje ukuri kuzuye kugaragaza yuko ukuboko kw'Imana kwayoboraga ibikorwa by'ububyutse rusange by'Abadivantisiti. Uwo mucyo mushya wamurikiraga umurimo w'ubwoko bw'Imana ubereka inshingano bafite muri icyo gihe. Nk'uko byagendekeye abigishwa ba Yesu nyuma ya rya joro ry'umubabaro no kwiheba byakurikiye kubambwa, bakubise amaso Umukiza, ibyishimo birabasaba. Uko niko bari bategereje kugaruka kwa kabiri kwa Kristo buzuye kwizera. Bari barabaze yuko azagaragara mu bwiza bwe kugira ngo aze kugororera abagaragu be. Ibyiringiro byabo biba ubusa, bakura amaso yabo kuri Yesu, kandi nk'uko Mariya yagiye ku gituro, nabo barashakuje bati, bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Nuko bongera kwitegereza Ahera cyane, bitegereza umutambyi mukuru wabo wuzuye impuhwe wagombaga kuza bidatinze nk'umwami wabo n'umucunguzi. Umucyo wo mu buturo bwera wamurikaga ibihe byashize, ibiriho n'ibizaza. Bari bazi ko Imana yabayoboye mu buryo bw'uburinzi bwayo bukomeye. Nubwo nk'uko abigishwa ba mbere batasobanukiwe neza n'ubutumwa bari bahawe, kwamamazwa kwabwo ntikwabuze kumvikana mu buryo bwose. Mu gihe babikoraga bashoje umugambi w'Imana, kandi umurimo wabo ntiwabaye imfabusa mu mwami. Bavutse bushya mu byiringiro bitajegajega, kandi buzuzwa umunezero mwinshi n'ubuntu. Ubuhanuzi bwa Daniyeli mu gice cya 8 umurongo wa 14 ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa, n'ubutumwa bwa marayika wa mbere ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Byombi byerekeje ku murimo wa Kristo Ahera cyane mu buturo bwo mu ijuru mu gucira abantu imanza. Ntabwo rero byerekeje ku kugaruka kwa Kristo kubwo gucungura ubwoko bwe no guhana abanyabyaha. Ikosa ntiryari mu buryo bwo gukora imibare y'ibihe by'ubuhanuzi, ahubwo ryari mu cyagombaga kubaho nyuma y'iminsi 2300. Iryo kosa niryo ryabateje kugwa mu kababaro gakomeye. Nyamara ibyo byose byari byaravuzwe n'abahanuzi. Ibyo bari barahanuye byose byarasohoye nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Mu gihe rwose barizwaga no guhenebera kw'ibyiringiro byabo, nibwo habayeho icyari cyaravuzwe n'ubuhanuzi kandi cyagombaga kubaho mbere yo kuza k'Umukiza aje kugororera abagaragu be. Kristo yari yaraje ku isi atari nk'uko yabitekerezaga, ahubwo nk'uko byigishwaga n'ubuturo bwo ku isi. Daniyeli amwerekana nk'uwaje icyo gihe nk'umuntu w'inararibonye, ati hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere. Uko kuza kwe kandi kwari kwanavuzwe n'umuhanuzi Malakiya ati, dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimira dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kuza k'Umukiza mu rusengero rwe ntikwajuyaje mu gihe ndetse kutatekerezwaga. Ubwoko bwe ntibwibwiraga kumubona yinjira aho hantu, ahubwo bibwiraga kumubona aje ku isi ngo ahore inzigo abatamenya Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Ariko abana b'Imana ntibari biteguye gusanganira Umukiza wabo. Bari bagisigaranye gukorerwa undi murimo wo kwitegura. Umucyo mushya bagombaga guhabwa wajyaga kubakangurira kwerekeza amaso yabo ku buturo bwera bwo mu ijuru bw'Imana, kandi mu gihe bakurikiraga kubwo kwizera umutambyi mukuru wabo mu mirimo yasohozaga Ahera cyane, bahabwaga inshingano nshya bagomba kuzuza. Ubundi butumwa bwo kuburira kandi bw'ababwiriza bwagombaga kwamamazwa mu itorero. Umuhanuzi aragira ati, ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umurimo w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucukura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacenchure nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Abazaba bakiriho mu gihe Kristo azahagarika kuvuganira abanyabyaha mu buturo bwera bwo mu ijuru, bazabaho batagifite ubahuza n'Imana. Amakanzu yabo agomba gukomeza kwera nta nenge, imico yabo igomba kuba yarejejwe icyaha cyose n'amaraso y'Umukiza yasheshwe. Kubw'ubuntu bw'Imana no kubwo kwitanga kwabo, bagomba gusohoka banesheje mu ntambara y'ikibi barwana nacyo. Mu gihe urubanza rugenzura rugikomeza gukorwa mu ijuru, kandi ibyaha by'abanyabyaha bihana bigakurwaho mu buturo bwo mu ijuru, hagomba gukorwa umurimo udasanzwe wo kwezwa no kuzinukwa gukora icyaha mu bana b'Imana bakiri ku isi. Uwo murimo uvugwa mu buryo busobanutse mu butumwa bwa marayika wa gatatu nk'uko byanditswe mu byahishuwe igice cya 14. Igihe uwo murimo uzaba urangiye, abigishwa ba Kristo bazaba biteguye kumwakira. Nuko rero amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize.
nuko rero itorero umukiza wacu azakira ubwo azaba agarutse rizaba rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu gisa gityo, maze rizaba ari ryiza nk'ukwezi, rirabagirana nk'ikizubazuba, riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Hejuru yo kuvuga ibyo kwinjira kwa Kristo mu buturo, umuhanuzi Malakiya yavuze muri aya magambo ibyo kugaruka kwe ubwo azaba aje kurangiza urubanza ati: kandi nzabegera nca urubanza, nzabanguka gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma n'abima abakozi ibihembo byabo, bakarenganya abapfakazi n'imfubyi, bakagirira nabi umunyamahanga kandi ntibanyubahe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yuda nawe yabivuzeho agira ati: kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Uko kuza kuvugwa nuko umukiza aje mu rusengero rwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuza kwa Kristo nk'umutambyi mukuru ahera cyane, kwezwa k'ubuturo bwera kuvugwa muri Daniyeli 8:14, kuza k'umwana w'umuntu aje umujyi umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose uvugwa muri Daniyeli 7:13, no kwinjira k'umukiza mu rusengero rwe nk'uko byavuzwe na Malakiya. Ibyo byose ni ibivuga iby'uko kuza kwe, gushushanywa kandi no kuza k'umukwe byanditswe mu mugani wavuzwe na Kristo w'abakobwa 10 muri Matayo 25. Mu gihe cy'impeshyi n'icy'umuhindo by'umwaka w'1844 humvikanye itangazo rikurikira: umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Ayo matsinda yombi y'abantu agereranywa n'abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfu bagiye ku mugaragaro. Noneho ku ruhande rumwe hari itsinda ry'abakristo bategereje bishimye kugaruka k'umukiza kandi biteguye bihagije kujya kumusanganira. Ku rundi ruhande hari itsinda ry'abantu bakoreshejwe n'ubwoba cyangwa kwigana gusa, bashimishijwe n'ukuri kuvugwa n'ubutumwa kandi batarakiriye ubuntu bwa Kristo. Ubwo umukwe yazaga, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Kuza k'umukiza kuvugwa hano kwabayeho mbere y'ubukwe nyirizina. Ubukwe bushushanya kwakira ubwami bwa Kristo. Umurwa wera Yerusalemu nshya ariyo murwa mukuru w'ubwami, kandi uwo werekana yitwa umugeni, umugore w'umwana w'intama. Marayika abwira Yohana ati: ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana. Mu mugani, umugeni ashushanya umurwa wera, kandi abakobwa basohotse bagiye gusanganira umukwe ni ikimenyetso cy'itorero. Mu byahishuwe, ubwoko bw'Imana bushushanywa n'abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Niba ari abatorewe ubukwe, ntibaba nanone umugeni. Umuhanuzi Daniyeli ashushanya Kristo nk'uwakira umukuru nyir'ibihe byose, nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami. Azahabwa Yerusalemu nshya, umurwa mukuru w'ubwami bwe, ururembo rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Amaze guhabwa ubwami, azagaruka mu bwiza bwe nk'umwami w'abami, umutware w'abatware, aje gucungura abe bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bukwe bw'umwana w'intama. Itangazo ngo dore umukwe araje ryumviswe mu gihe cy'impeshyi yo mu mwaka w'1844 ryatumye abantu uduhumbagiza batekereza ko kuza k'umukiza kudashidikanywaho. Mu gihe cyagenwe, umukwe araje, ataje ku isi nk'uko babitekerezaga, ahubwo aje imbere y'umukuru w'ibihe byose mu ijuru mu bukwe, kugira ngo ashyikirizwe ubwami bwe. Nuko abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, maze urugi rurakingwa. Ntibagombaga kuba mu bukwe bonyine ubwabo, mu gihe tubona ko ubukwe bwabereye mu ijuru kandi bo bari ku isi. Abigishwa ba Kristo bagombaga kuba bameze nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, ariko bagombaga gusobanukirwa n'umurimo we, maze bakamukurikira kubwo kwizera mu gihe yinjira imbere y'Imana, umukuru w'ibihe byose. Ni muri ubwo buryo buvugwa ko binjiranye nawe mu bukwe. Mu mugani, abafite amavuta mu matara yabo nibo binjiranye n'umukwe. Abari baracukumbuye mu byanditswe bakagira ubumenyi, bakamenya ukuri, kandi bakaba bari bafite umwuka wera n'ubuntu bw'Imana. Mu gihe cy'umwijima w'ibigeragezo barimo, bategereje bihanganye, biga Bibiliya kugira ngo babone umucyo uhagije. Abo nibo bamenye ukuri rwose kwerekeye iby'ubuturo bwo mu ijuru. Kandi abantu bose bakurikiye ubuhamya bw'ibyanditswe bemera uko kuri, bagakurikira Kristo kubwo kwizera, igihe agiye imbere y'Imana kurangiza inshingano ze zo kuba umuhuza, nyuma akazahabwa ubwami ubwo azaba arangije uwo murimo. Abo bose bemerwa nk'abinjirana nawe mu bukwe. Mu mugani wanditswe mu gice cya 22 cya Matayo, iyo shusho y'ubukwe yakoreshejwe kandi irangiza ivuga neza ko urubanza rw'igenzura rwakozwe mbere y'ubukwe. Mbere y'ubukwe, umwami yinjiye kureba abasangwa kugira ngo arebe ko bose bambaye umwambaro w'ubukwe udafite inenge, bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Uwasanzwe atambaye umwambaro w'ubukwe yajugunywe mu mwijima hanze.
ariko abasanzwe bambaye umwambaro w'ubukwe bemewe n'Imana kandi bitabwaho nk'abakwiye kugira umugabane mu bwami bwayo no kwicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Uwo murimo ugendereye kugenzura imico no kwemeza abageze ku rugero rwo kwitegura ubwami bw'Imana ni umurimo w'igenzura rubanza ruheruka mu buturo bwo mu ijuru. Igihe umurimo w'igenzura rubanza uzaba urangiye, ubwo umwanzuro uzaba umaze gufatwa ku bantu bose babayeho mu myaka ibinyejana byose bavuga ko ari abakristo. Ubwo nicyo gihe, si mbere yaho, cy'irangira ry'imbabazi kizaba kigeze kandi urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Bityo iyo nteruro ngufi ngo abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa, idufasha gusobanukirwa umurimo uheruka w'umukiza wacu kugeza igihe umurimo ukomeye wo gucungura umuntu uzaba uhumuje. Mu murimo w'ubuturo bwo ku isi, nk'uko twabibonye, ari ishusho y'umurimo ukorerwa mu buturo bwo mu ijuru igihe umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane ku munsi w'impongano. Umurimo wo mu cyumba cya mbere ahera wabaga uhagaze. Imana yari yaragize iti, ntihakagire umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira ahera kuhahongerera ibyaha kugeza aho asohokeye amaze kwihongerera n'inzu ye n'iteraniro ry'Abisirayeli bose. Ni muri ubwo buryo igihe Kristo yinjiraga ahera cyane kurangiza umurimo uheruka wo guhongerera, yahagaritse icyo yakoreraga mu cyumba cya mbere. Nyamara umurimo wakorerwaga mu cyumba cya mbere uhagaze, uwo mwanya umurimo wo mu cyumba cya kabiri uhita utangira. Ubwo umutambyi mukuru mu murimo w'igereranya yavaga ahera ku munsi w'impongano akajya kwiyerekana imbere y'Imana gutanga ituro ry'amaraso ku bw'icyaha, asabira imbabazi Abisirayeli bose bihannye by'ukuri ibyaha byabo. Nanone Kristo yabagaragarije umugabane umwe gusa w'umurimo we nk'umuhuza wacu, akaba agiye gutangira undi wo gukomeza igikorwa cyo gutanga ituro ry'amaraso imbere ya se ku bw'ibyaha. Iyo ngingo ntiyari yarasobanukiwe Abadiventiste mu mwaka w'1844. Ubwo igihe umukiza yari ategerejwe cyarangiraga, abantu batekereje ko kuza kwe kwari ngombwa. Babona ko bari mu gihe cy'akaga rusange kandi ko umurimo wa Kristo nk'umuhuza w'abantu n'Imana wahagaze. Byasaga naho kuri bo Bibiliya yigisha ko igihe cyo kugeragezwa cyahawe umuntu kirangira mu gihe gito mbere yo kuza k'umukiza mu buryo bugaragara ku bicu byo mu ijuru. Ibyo ni ukuri ukurikije umurongo wa Bibiliya uvuga iby'igihe abantu bazashakashaka Imana ntibayibone maze bagakomanga ku rugi rw'imbabazi ariko ntiruzakinguka. Bibazaga niba umunsi bari bashyizeho kugaruka kwa Kristo utaba wari umunsi wo gutangira, ahubwo icyo gihe cyagombaga kubanziriza kugaruka kwe. Bamaze gutangariza abantu bababurira iby'urubanza rwegereje, bibwiraga ko barangije byose ku bw'agakiza k'isi, maze ntibaba bakiyumvamo inshingano yo kugira ikindi bakora ngo abanyabyaha babone agakiza. Amagambo y'ubwirasi no gukerensa yasohokaga mu kanwa k'abahinyura Imana yerekanaga ko umwuka w'Imana yavuye mu bahinyuraga ku kubararikira kwakira imbabazi z'Imana. Ibyo byose byabahaga gushikama mu kwizera kwabo yuko igihe cyo kugeragezwa cyarangiye, cyangwa se nk'uko byemezwaga nanone, urugi rw'imbabazi rwari rwafunzwe. Umucyo urushijeho kumurika ucengera mu mitima yabo, bagira ubushake bwo kwiga birushijeho iby'ubuturo. Baza kubona ko bari bafite ukuri mu myizerere yabo yuko mu iherezo ry'iminsi 2300 mu mwaka w'1844 hajyaga kubaho ikintu gikomeye. Nyamara nubwo byari ukuri yuko urwo rugi rw'ibyiringiro n'ubuntu abantu babonye mu gihe cy'ibinyejana 18 rubageza ku Mana ariko rugafungwa, urundi rugi rwarafunguwe kandi imbabazi z'ibyaha zigirirwa abantu binyuze muri Kristo winjiye ahera cyane. Umugabane umwe w'umurimo we wari umaze kurangira kugira ngo ukurikirwe n'undi. Hari hakiri urugi rufunguwe mu buturo bwo mu ijuru aho Kristo yakoreraga umurimo wo gukiza abanyabyaha. Ubu rero aho niho hagaragarira ya magambo yavuzwe na Kristo mu gitabo cy'ibyahishuwe, amagambo yabwiraga itorero ryo muri icyo gihe ati, uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Kubwo kwizera abakurikira Yesu mu murimo we w'ingenzi wo guhongerera nibo gusa bahabwa ibyiza atanga muri uko kubahuza n'Imana, mu gihe abatita ku mucyo werekana neza umurimo we batagira icyo bahabwa. Abayuda banze kwakira umucyo werekanaga kuza kwa Kristo bwa mbere, banga kumwizera nk'umukiza w'abantu, ntibashoboraga guhabwa imbabazi nawe. Ubwo Yesu yazamukaga mu ijuru akinjira kubw'amaraso ye mu buturo bwo mu ijuru kugira ngo aheshe abigishwa b'umugisha wo kubabarirwa kubwe, Abayuda bamwanze bo basigaye mu mwijima w'icuraburindi, bakomeza gutamba ibitambo byabo no gutanga amaturo by'imfabusa. Umurimo w'ubutambyi washushanyaga igitambo cy'ukuri, Yesu n'igicucu cy'ubuturo bwo mu ijuru wari warangiye. Urwo rugi abantu baboneragamo mbere yaho irembo ribageza ku Mana ntirwagombaga kongera gufunga ukundi. Abayuda bari baranze gushaka iryo rembo mu buryo ryashoboraga kuboneka aribwo buhesha kubona umutambyi wo mu buturo bwo mu ijuru. Nicyo cyatumye batagira n'isano na gato n'Imana. Urugi rwari rwarabafungiwe.
ntibemeraga Kristo nk'igitambo cyabatambiwe by'ukuri kandi nk'umukiza wenyine imbere y'Imana, bityo rero ntibashoboraga kugira uruhare na ruto mu byiza bituruka kuri uwo murimo w'ubuhuza. Uko abayuda bari bameze mu kutizera kwabo byerekana neza uko abahakanyi bose bamera, nyamara bariyambitse umwambaro w'ubukristo ariko bakinangira badashaka kumenya umurimo w'imbabazi tugirirwa n'umutambyi mukuru. Mu murimo wo mu buturo bwo ku isi, igihe umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane, abana b'Isirayeli bose bagombaga guteranira ahazengurutse ubwo buturo maze bakicisha bugufi mu mitima imbere y'Imana mu buryo bukomeye kugira ngo bahabwe imbabazi z'ibyaha byabo no kugira ngo badakurwa mu iteraniro. Mbega ukuntu ari ingenzi muri iki gihe cy'umurimo w'ubutambyi bw'ukuri mu ijuru yuko dusobanukirwa ibyo umutambyi mukuru adukorera kandi tukamenya inshingano tugomba kurangiza. Abantu ntibazabura guhanwa niba birengagiza imiburo Imana iboherereza kubw'imbabazi zayo. Ubutumwa bwohererejwe abo mu gihe cya Nowa, kandi gukira kwabo byari bishingiye ku buryo bakiriye ubwo butumwa. Banze kwemera imiburo, binangira imitima, ariko ntibabuze no kugerwaho n'ingaruka. Umwuka w'Imana ukurwa muri ubwo bwoko bwasaye mu byaha, maze bicwa n'umwuzure. Mu gihe cya Aburahamu, imbabazi zifungirwa abantu bari batuye Sodomu, maze bose usibye Loti n'umugore we n'abakobwa be bombi bakongorwa n'umuriro uvuye mu ijuru. No mu gihe cya Kristo niko byagenze. Umwana w'Imana yabwiye abayuda binangiye imitima muri icyo gihe ati, dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ubwo yarebaga ibizaba mu gihe giheruka, uzi byose yagize icyo avuga abwira abatarakiriye urukundo rw'ukuri kugira ngo bakizwe n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batamenye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatarizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Uko abantu bagenda birengagiza inyigisho z'ijambo ryayo, Imana ibakuramo umwuka wayo maze ikabareka bagasakirana n'ibibashuka bakunda. Ariko Kristo aracyakorera umuntu umurimo wo kumuhuza n'Imana, kandi umucyo uzahabwa abawushaka. Nubwo ibyo bitasobanukiye Abadivantisite bwa mbere, ibintu byaje kuba mu mucyo uko imirongo ya Bibiliya isobanura neza igihe wagombaga gutangira, ubwenge bwabo bwatangiye kugisobanukirwa. Igihe cyasimbuye icyari cyarategerejwe kuba icyo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu mwaka w'1844 cyabaye igihe cy'ibigeragezo bikomeye ku bakomeje kwizera kwabo mu kugaruka kwa kabiri k'Umukiza. Icyabahumurizaga gusa ku byerekeye umwanya wabo w'ukuri cyabaye umucyo waje mu bitekerezo byabo werekeye ubuturo bwo mu ijuru. Bamwe baretse kwizera kwabo kubera imibare bakoze mbere y'ubuhanuzi, maze bakayitirira imbaraga muntu cyangwa Satani, ntibamenya ko ari ubushobozi bw'Umwuka Wera wakoresheje Abadivantisiti gukora batyo. Undi mugabane w'abantu bizeye rwose ko Umukiza yabayoboye mu byabayeho mu gihe gishize, hanyuma ku byo bari bategereje barasenze biyiriza ubusa bagamije kumenya ubushake bw'Imana, baza kubona ko umutambyi mukuru wabo yatangiye igikorwa cy'ubutambyi, maze kubwo kumwizera baza gusobanukirwa iby'umurimo uheruka ukorerwa itorero rye. Bagira ubwenge busobanukiwe iby'ubutumwa bwa mbere n'iby'ubutumwa bwa kabiri, maze bitegura kwakira no kubwira isi yose imiburo y'ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu buvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14.